Yesu. Amen, amen. Bishyize imbere yawe Mana kugira ngo uyobore gahunda zose kandi uduhereze ikirere kizima kandi Uwiteka Mana yacu ikiruta byose izina ryawe ryamamare waba ari twe tugaragara bwo hagaragara ubushake bwawe kuko data uyu ni umuhango wo kuvuga bushyashya kandi ni wowe watanga data mwiza umusaruro muzima. Uwiteka rero senge bari buririmba bavuga ijambo ryawe n'abari kuvuga ubuhamya b'imirimo yawe no gukomera kwawe Mana muri iki kibanza kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho ganza utegeke rero gahunda yose tubise mu biganza byawe Mana twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya.
Yesu nashimwe. Begereje tuje kwiyagereza abashitsi bacu bari kuza mwumve ko tubahaye ikaze urugo rw'umusaza tubahaye ikaze rwose mwimve n'ikaze dukomeje kwiyegereza abantu bo mu bice bya Mubona tukabona benshi nabo turabiyegereje mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka nze rero turebe ijambo nyamukuru navuze ngo barumuna bacu mwegera hafi ariko nabonye sinzi ibyo bahugiyemo ariko ngo ni ku gahunda zagenze sera ariko mama ababonetse uzaduhembera yidusanze naboneka muze erariya nawe uze hano ku ruhande tubwe uzikurinda kabisa ariko mana we Imana rero yaraturinze hano mwakabyara mwe inshuti z'umuryango kandi n'ibigaragazo byinshi Mana we kurinda 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 mana we ariko mana uzikurinda ariko mana uzikurinda ariko ariko rwose wenda kitari wabuyatse gato ariko nawe ukaza hano rwose kizaduhembera yidusanze abandi babaye ibisambo abandi babaye zamayiboho ariko barizi kurinda kabisa amarozi yabaye menshi ibibazo biba byinshi ariko barizi kurinda utugiriye neza rero wadutiza ku mashyi tuba uzi kurinda mana uzi kurinda mana we kurinda mana we nanjye mwanyakiriye ariko madamu niko namusiziriya sinzi impamvu rwose madamu n'umwana we kama hano twese n'umuryango tubonye Imana isikurinda nta muntu twase muri aka kabisi k'Uwiteka ko gushima Imana maze mudutize amashyi n'agatwe muri tuyaduhereza turabiduhereza wahanitse ikirere kuko Imana isikurinda twagiye rero iminota mike yaboneka mudutize amashyi kuko Imana isikurinda harimo n'undi utaje Emerita ntabwo yaje gusiza akazi karimo ariko turashima Imana ko aba bose bari hano Imana yaturinze twese kwa turi bazima ikadutere haleluya twese Imana icyubahiro nimwe kabiri gatatu haleluya kongere haleluya kongere haleluya haleluya amen Yesu ashimwe turanezerewe cyane tunejejwe nuko turi mu munsi mukuru w'umwana mutoya uyu munsi akaba yageze ikirenge mu cyande cya Yesu rero niyo mpamvu kandi tukaba turi no mu munsi mukuru w'ivuka ryande rya Yesu no munsi mukuru w'ivuka rya Yesu ndazi ko uyu munsi hari benshi barabura kunezerwa ngo bashime Imana ahubwo bakinjira mu biteye isoni
ndazi ko uyu munsi ari benshi bari mu mutini Noheli, bamwe bararimbura ibindu, abandi bararara mu mihanda, abandi barakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko twe Imana ishimwe, iyo Yesu yavukiye mu mitima yacu, ni ukuvuga ngo tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umwana muto yahindutse icyaremwe gishya. Ibyakera ni ukuvuga ngo bimaze gushira muri we, ahubwo ngahindutse mushya. Amen. Ariko ahindutse mushya. Niyo mpamvu rero n'ubundi iyo twibutse, iyo dusomye ijambo ry'Imana ryanditse hariya muri Matayo, hari amagambo atwereka uburyo Yohana we Yesu yamusanze. Yesu amaze kumusanga aramwegera, aramubwira uti birangwiriye ko ushobora kumbatiza. Si cyari kibazo si? Cyari kibazo gikomeye kubona Yohana na Yesu, kandi kibazo Yohana yari afite ni ukuvuga ngo ziriya ndumwa zatubanjirije kwizera kwabo kwari gukeya. Kwizera kwari guke kuko bagendanaga na Yesu, ariko Yesu yagendaga akora ibitangaza. Bagenda bizeye ibitangaza bye gusa, bakumva muri bo nda bushobozi bafite. Ariko cyabaye ikibazo, bagenda na Yesu, Yesu yagendaga akiza abarwayi, agahumura impumyi, niko kumusubiza uti emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi tumwe bwiza bwanditswe na Yesu muri Yohana, hari amagambo atwereka mu bice bitatu umanutse hasi, avuga ko umuntu ko akwiriye kubizarwa ubwa kabiri, kandi ko umuntu akwiriye kubatizwa, kakwiye kubyarwa n'amazi n'umwuka. Imitima yacu dushima Imana, tunasengera igikorwa kigiye gukurikira. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana yabanye natwe ukaturinda, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uri kumwe natwe muri aya materaniro, wagize neza, izina ryawe rihimbazwe. Tugeze mu mwanya mwiza wo gukora umurimo muri uyu mwanya, ugirire neza abantu bose bagiye kuwukora, kandi burya ijambo ryawe rijya rivuga ngo imirimo dukorera mu isi nizagenda iduherekeje. Natwe turi mu gikorwa cyiza cyo gukora uyu murimo, rero udufashe utugirire neza, kandi uyu murimo bari wowe uyobora. Dusengera abaririmbyi n'abandi bose bari gukora umurimo aha hantu kugira ngo bakubonereho umugisha ng'Imana. Ibintu bane natwe niko tubisenze tubyingingiye mu izina rya Yesu. Amen. Agataho rero tugiye gukora igikorwa cy'urukundo. Abana b'abatisimu bose twitegura, abari bo bikari, abari hano hafi twitegura ko umwanya turabonekamo, ndetse n'abana bo mu rugo kugira ngo tubashe kumenyana. Imana rero tubashe kudufasha, ariko ko bakomeje kuba ndikubara abana banje, ndikubabura iyo bareke abo bararutse bararutse burabareka aba nabo tubashe kubereka aha. Uyu n'uyu ni bafura zanje. Amen. Buriya mfite abuzukuru, mfite n'ubuvivi. Ubwo mu minsi mujyanye kuzakira n'ubumwira muri Kristo. Ubwo kugira ngo Amen. Nukuvuga ngo niba mugiye kugenda ndabatongera mu izina rya Kristo. Nuko ashobora kumfata nk'umubyeyi, akafatira umugore nk'umubyeyi, ariko ndahagaraye muri Kristo neza. Uwo ndakanzira mu rugo. Amen. Uwo simukeneye, uwo ni ikigusha. Iyo oni kirabiranya simukeneye. Shaka bazima, shaka bagaragara. Kristo yaza, ingoma yazavuga nanje ngayitambaho, nabo bagatambaho. Nibyo mbifurije, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu.
Amen.